batsindwa na Libye igitego kimwe ku busa. N'umukino mu by'ukuri Abanyarwanda bari bitabiriye ku bwinshi mbere na mbere, ngira ngo tugomba kubanza guhera kuri cyo ngicyo Regan na Rugangura tugashimira Abanyarwanda kabisa ku bwitabire nta makina pe rwose. Abanyarwanda baritabye mobilisation zari zakozwe, campaign zose zari zakozwe kugira ngo mu by'ukuri abantu bazaze ari benshi gushyigikira ikipe y'igihugu muri stade. Abantu baraje, navuga nti guhera hejuru muri ministeri ni initiative mu by'ukuri bari batangije nziza cyane, bakoze ku bantu benshi, ingeri nyinshi z'abantu, habe muri siporo, habe mu myidagaduro. Abajene bari baje yari benshi, abayobozi bari baje ari benshi, ni ikintu cyo kwishimira cyane no mu by'ukuri. Hanyuma rero nuko bimeze cyane, hari ku munota 84 witwa Al Maemani niwe watsinze igitego kimwe ku busa. Ni nyuma yuko u Rwanda rwari rwagerageje kwiharira umupira, rugerageza gucreya uburyo ariko ntibyakunda. Regan, Abanyarwanda bari bafite icyizere, bafite ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, bibukaga ibyari biherutse kuba ku ikipe ya Benin. Ikipe ya Benin itsindirwa i Kigali bavuye inyuma bakayitsinda ibitego 2-1. Abantu bari bakiri muri iyo mundo bagifite icyizere, bazi ko Libye ari ikipe mu by'ukuri yo gutsindwa mu buryo bworoshye, ariko birangira nyine umukino uhindutse ujya mu bundi buryo, ujya mu kindi cyerekezo abantu batatekerezaga. Regan, twinjire mu mukino duhereye muri line up, twinjire tuganire minota 45 gusunika. Abanyarwanda bari biteze ko mu gice cya kabiri bashobora kubona igitego, ahubwo bisa kurangira bagitsindwa kugira ngo bagitsinde. So mbere na mbere igitekerezo cy'umutoza cyari kihe muri uyu mukino? Point fort Abanyarwanda bagaragaje nizeye muri Axel, line up y'Amavubi urayifite? Mwe babanjemo ibikoresho byose biba biri mu nzu, n'ubikoresho ari mu nzu. Reka duhera kuri 11 bita fede match uba wanayitahanye. Nayitahanye yayizinze mbere y'ibintu birakomeye cyane. yaravuze ati izo nation nibo zishyize ku ruhande mu mbago n'amapapuro. uvuga ngo mu izamu ari ntwari Fiacre. Hanyuma umutima wa defense n'ubundi harimo Mutsinzi Onje Jimmy ari kumwe na Manzi Thierry. Inyuma ku ruhande rw'ibumoso ari Emmanuel Manishimwe Mangwende. Hanyuma kuri kabiri yari Ombolenga Fitina. Hagati mu kibuga rero byari bimeze bite? Harimo Kasser International Mugisha Bonner yararimo cyane. Harimo kandi umuvandimwe akaba na kapiteni yitwa Bizimana Jidro kabisa. Hanyuma uruhande rumwe rwari ruriho umuvandimwe witwa Mugisha Gilbert bakunze kwita Barafinda, ubwo no rw'ibumoso. Rw'iburyo rwari ruriho Kwizera Georgia. Hanyuma mu bitugu bye kabisa harimo umuvandimwe Samuel Gulet Leopold Marie. Akaba rero ariko nguko byari byifashe, nibo 11 bari babanjemo. Hanyuma ubwo na Nshuti Innocent nyine niwe watakaga izamu, ngabo 11 bari babanjemo Amavubi. 11 b'Amavubi bakwereka igitekerezo umutoza wa equipe nationale Thorsten Spittler yari afite. Ubundi umutoza wa equipe nationale back four ye cyangwa bane be bamaze kumenyerwa. Ni bariya igihe Manza atakinnye n'igihe yari afite imvune hazamo Clemani Jena, ariko ubundi abakinnyi afite yemera yabanza mu kibuga nabo. Umuzamu ni Fiacre ntacyo yahindura. Hagati tumaze kubamenyera, impande ni bariya na rutayizamu nuriya. No kuvuga ngo 11 beza nibo bari mu kibuga. 11 beza. Umutoza ubundi yemera ko yamaze kubashyiramo uburyo bwo gukina umukino. Abantu bamaze kumenyera umutoza wacu avuga ngo ni umukino utari kick and rush. Akubwira ko yasanze abakinnyi bacu ibyo bita ama formation de base mu bwana bakiri batoya, batayabonye bihagije, batarerewe mu mashuri y'imipira, ku buryo hari ibintu batazi gukora neza yibanze ku mupira. Yafashe igihe rero cyo kubatoza aba bamaze kumarana nawe igihe, noneho agenda anabahereza role zitandukanye mu kibuga. Uburyo bw'imikinire bwacu bukaba buba buteye gutya. Umutoza wa equipe nationale abashaka ikipe umupira nitufata Fiacre akawufata,
awupasa abadefanseri bamwegereye hafi. iyo bikoze abadefanseri agahita bapasa, ubwabyo ibyo bimaze iki? Bituma ikipe turi gukina nayo abakinnyi babo bava inyuma bakaza bakegera abadefanseri bacu. iyo babegereye biba bivuze yuko niba abataka babo wenda tuvuge babiri bazamutse bakaza kwegera abadefanseri bacu bashaka kwaka wa mupira Fiacre abahaye, bihita bituma n'abamediateri babo babegera. Abatoza bose ku isi batoza ikintu cyitwa compactness, kwegerana. Ntabwo baba bavuze ngo niba bataka baje gukora pressing ku badefanseri bacu ngo abamediateri baraguma hagati mu kibuga, nabo barazamuka bakegera babataka. Noneho abashaka iki? Abashaka kubakurura ngo baze mu kibuga cyacu ari benshi, noneho basigare ari bakeya mu kibuga cyabo. nuko ufashe umurongo w'abanyamukibuga kabiri, abashaka ko tubanza gupasanyiriza mu kibuga cyacu dufite umupira kugira ngo tubakurure baze gushaka umupira uburyo bawutwaka, noneho nibamara kuza mu kibuga cyacu ari benshi, mu kibuga cyabo basigara ari bakeya. iyo abonye baguye muri uwo mutego bakaza, asaba ko bakina iki? Asaba ko umupira duhita tuwudekara tukawukina mu mpande. Yego, gukina umupira mu mpande bihita bituma ya ekipe dutangira gusa noneho n'abayisanza gusanza ikintu sinzi ubwo uko nabivuga, twagura ikibuga. umupira watangira mu center back bacu bagiye kwa pressinga bawushyize mu mpande, urumva ko atangiye gutatanya babakinnyi b'ikipe duhanganye. Bamwe bagiye gupressinga iburyo, abandi bagiye gupressinga ibumoso, abandi bagiye gupressinga mu kibuga hagati. Urumva atangiye kubatatanya. Kwa kubatatanya bisiga icyo bita espace, umwanya wo gukiniramo ku ruhande rwacu. Yego, aho twacisha imipira tujya ku izamu ryabo, aho twanyura turi kujya kubasatira. Kuko iyo batatanye gutyo niho twe tubonera ahantu ducisha imipira yacu. Ibyo rero nibyo yatekereje n'ubundi ku munsi w'ejo, ariko ahura n'ikipe ititeguye kuza kudusanga mu kibuga cyacu. Libye yahise ivuga ngo, nk'uko umutoza wabo yabitubwiye muri press conference, n'ikibazo namubajije, yakoze bloke z'abakinnyi bane inyuma baguma y'abadefanseri n'abandi bane hagati nabo bari imbere gato y'abo badefanseri, ariko bose baherereye mu kibuga cyabo. Ugabanyijemo ikibuga kabiri, abo 8 bari mu kibuga n'ubundi cya Libye ntibavagayo. Ni ukuvuga ngo 6, 8, 7 na 11 babo bagumaga mu kibuga cyabo, bagasanga n'abadefanseri bane nyine nk'uko bisanzwe. Abakinnyi bazaga gupressinga mu kibuga cyacu bari nimero 10 na nimero 9, bakabikora kuko ari bakeya, kandi twebwe tubanza gupasanya tukakura umupira mu kibuga cyacu bitworoheye kuko ni bake bari kutwataka, tukinjira mu kibuga cyabo. Noneho cya gitekerezo abakinnyi bavanye muri dressing room cyangwa mu rwambariro cyo guhita bashyira umupira mu mpande mu gihe twinjiye mu kibuga cya Libye, n'ubundi baragikoraga. Imipira bahitaga bayishyira n'ubundi ku mpande, abo ba Barafinda, abo ba Joya, abo ba Mangwende, abo ba Ombolenga, n'ubundi iyo mipira bakabasha kuyibona. Mu kuyibona rero twashakaga kuyikina gute? Aho niho harimo ibanga. Ubwo tugeze mu cyo bita animation y'umukino. Ni ukuvuga ngo twahitaga tugira igitekerezo cy'umutoza amaze igihe atoza abakinnyi bacu, cy'uko umuwinga wacu atagomba gupfa gutera umupira nka cross uko yiboneye, agomba kubanza kwigiza umupira imbere. Aribyo yababwiraga ngo bagomba kubanza kwiga kudribura, gucenga, hanyuma akazamura umupira byibura hariya hafi ya kona, akaba arahaterera cross cyangwa se icyo bita centre, akawuhindura awujyana mu rubuga rw'amahina rw'ikipe duhanganye. Akizera ko iyo uhinduye umupira cross mu rubuga rw'amahina, yizera ko niba wenda tuvuge uri Barafinda uhindurira umupira, yahitaga ategeka ko rutayizamu Shutinos agomba ko ari mu rubuga rw'amahina, agategeka ko umukinnyi wo ku rundi ruhande Jojeya nawe agomba ko ari mu rubuga rw'amahina, agategeka ko nimero 10 muri match Guelete agomba ko ari mu rubuga rw'amahina, byibura 3 bakaba bari muri box. Agasaba umukinnyi niba batakiye ku ruhande wenda rwa Mangwende, ubwo Ombolenga nawe ajye gufunga
ku yindi kona hirya ku buryo umupira uramutse ugiyeyo yagarura indi cross, agasaba umukinnyi yitwa Jihad ndetse na nimero 8 we nakwekina kuri nimero 8 agasaba ko nimero 6 wari Casemiro nawe yigira imbere, bakaba bari inyuma gato y'urugo rw'amahina biteguye gushota amashoti yagaruka kuri cyagiye wenda abakinnyi bacu atari bakinnyi umupira n'umutwe wenda bashaka gutsinda, wenda ukaba wagarurwa n'abadefanseri b'iyo kipe duhanganye, ubwo ukaza uva mu rugo rw'amahina. Usanga yari abakinnyi babiri dufite bashobora gushota, Jihad kapitene ndetse na Casemiro cyangwa se Mugisha Boneri. Donc mu yandi magambo, iyo twabaga turi mu cyo bita offensive phase, wasangaga dufite abakinnyi batatu mu rugo rw'amahina n'undi uhagaze hafi ya corner yindi batagiye gutereraho umupira, ubwo ni bane bari gusa n'abataka na babiri bari inyuma y'uruga rw'amahina, ubwo ni abakinnyi byibura batandatu babaga bataka bashaka igitego. Batandatu washyiraho wa wundi wateye cross babaye 7, niba yuka ko imbere hakina abakinnyi 10, ubwo twasigaga abakinnyi batatu muri zone yo kugarira notama. Ubwo no kuvuga yuko habaga harimo abakinnyi batatu gusa, niba wenda ari Mangwende wasigaranye swate na Anje na Omborenga Fitina, cyangwa se niba ari Omborenga na Anje na Manzi, no ngo umwe ku ruhande yabaga yasigaye inyuma asigaranye n'aba center back bacu babiri, nuko twakinaga. Now ibyo uti icyo gitekerezo cyabaye kidefanda ukoresheje ibimenyetso simusiga, imibare ngiye, ibi byatumye dutera koruneri 13 mu mukino, nyamara Libye yateye koruneri 4. Birakwereka ko flanks impande zacu zakoraga akazi. Koruneri 13 nuko impande zacu nyine zakoraga cyane, icyo ni ikimenyetso simusiga. Iyo uje ku byo bita clearance completed, ya mipira abakinnyi bakuraho n'umutwe, yego clearance ntabwo biba bisaba kwiba ari kuryama nko koresha akaguru gusa, hari ukuguru hari umutwe n'ikindi, ariko ko guclearinga kose ntabwo ari cross gusa. Burya n'umupira muteye ari kufura bakawukuraho, na corner muteye bakayikuraho, na centre muteye bakayikuraho, ipfa kuba gusa ari umupira winjiye mu rugo rw'amahina aba defenseur babo bakawukuraho, baba bawuclearinze. Twe twaclearinze imipira 9, nukango imipira yinjiye mu rugo rwacu tugashaka kuyikurayo, bari kwitunagamo cyangwa bari kwidutera, ariko bakiriyaninze imipira 39. Byibona nukango twashoboye kugeza imipira mu rugo rw'amahina rwabo imipira 39 bakayikuraho. Axel araza kumfasha ko mwafatanyije kogeza umukino, icyo kintu nawe yakivuzeho turi muri match. Axel garuka ku kintu mbere, reka manze mvuge ku mapase gato. Twateye amapase 392, ayaciye muri 307, bo bateye 289, yaciye muri 208. Ariko ikigaragaza ko twari turi kudomina umukino muri bwa buryo nanone navuze bw'abakinnyi basigara inyuma y'urugo rw'amahina babiri biteguye gushota, twateye amashoti 5 abakinnyi babo bayabloka bayakuramo, dutera 11 yagiye hanze y'izamu, dutera amashoti 6 ajya mu izamu. Ayo nama save garde wabo yakoze save 6. Mu gihe twe baduteye amashoti 2 agana mu izamu n'abiragana hanze, muri abiragana mu izamu rimwe ryagiyemo, ubundi Fiacre arawufata, rimwe badutsinze nyine igitego, irindi Fiacre yawufasha. Axel muri kogeza umupira, uribuka igihe ko nari nicaye iruhande rwanyu twaganiriye nge nawe Kwizigira ari kwamamaza, twibaza ngo kuki imipira yose turi kwicisha mu mpande, ikibazo twavuze kiri gutuma tudatsinda ni iki? No kuvuga ngo twaje gusanga abasore ba Libye kuza gukoresha imipira miremire dushaka gutsindisha imitwe, byari kusa nkaho bigoye. Hanyuma haza nyine approach yo gucisha imipira mu mpande kugira ngo bubake ubwo buryo, aho kuransa cyane kubera ko defense ya Libye bari abasore barebare, twagiye tubigarukaho. Urebye aba central backs babiri ba Libye twabivugaga ni 1.90 m kuzamura. Urebye amukasere wabo w'umwirabura wari wambaye nimero 13, nuko urebye abataka babo twabaze cyo gihenda byoboka dusanga hafi abakinnyi nk'umunani, n'abakinnyi barebare bari hejuru by'ibuza 1.80 m. Ari naho rero twibazaga tukavuga duti kuki mu by'ukuri ugarutse kuri corner 13, ugarutse mu by'ukuri kuba winga bacu ku mpande zacu zihuta, zifite abasore bari athletic bihuta, bakorerwaho n'amakosa menshi. Nuko aho ngaho wenda tutahita tubona imibare ya free kicks cyangwa amakufura twabonye, ariko ugiye kureba
kufra na koroneri Amavubi yabonye koroneri 15 mu by'ukuri sinumva ukuntu dushobora kuburamo igitego twabonye imipira myinshi y'imiterekano amakosa twakoze amakosa 13 bo bakoze 18 banabonye amakarita y'umuhondo twe twabonye imwe yego babonye hanyuma Rugaju abantu baravuga bati yego twasunitse ariko kimwe mu bintu abantu benshi bategereza bemeranyaho n'umutoza ni remplacement zo ku munota 45 igice cya mbere cy'umukino kikirangira bamwe bavuga bati abo yashyizemo ntago bari compatible ntago bari ya muzungu ntago yaduhaye igisubizo cya nyacyo abandi bakavuga ngo yabikoze mu buryo bwihuse yagombaga byiza kurindira umunota wa 50 ngenda nasohotse kuri stade nkubitana n'umwe mu bakinnyi ba Rayon Sport ni Karamugire Roger twahuye arambwira ati bro buriya umunota 45 iyo usimbujeho umukino ubu mwimye amahirwe ati kuko twebwe buri hari akinyi dukora amakosa mu minota 45 ya mbere wagera muri dressing room wakumva inama z'umutoza n'abakinyi bagenzi bawe bagutokinga ukikosora ukagaruka urundi wundi aravuga ati ntekereza ko rwose bagomba kuba hari indi minota nka 15 batanze ngo abantu bagerageze bongere bagerageze so gira ikintu uvuga kuri izi remplacement kuko turavuga ku bintu nka bitatu gusimbuza abantu ntago babivuzeho rumwe igihe basimbuje ndetse nabo basimbuje reka ubwo turi muri match nyirizina iminota 15 ya mbere twayatatsemo cyane twayibonamo igitego bayita Tamfor ni ikipe nyine iri mu rugo yari imaze igihe ifite confiance mu rugo twitwaraga neza twari twaratsinze igihugu nka South Africa dutsinda igihugu nka Benin tunganya na Nigeria tunganya na Zimbabwe